Yesu umunsi wa none reka dutangire agakuru keza cyane inkubwira ngo tuzakabanemo kuva gatangiye kugeza karangiye. Ubwo ngubwo turimo turatangirana n'umugabo urimo urakubita umugore kubita urushyi n'urunda karumunyabika. Ese uyu nguyu warimo arazira iki? Barimo baramuhora iki? Yakoze ibiki? Ubwo umugore baramukubise nawe agira ngo ni umunsi wo kubeshya umugabo, nuko nguko arimo arareba akamwitegereza muri ubwo buryo, ariko amunyabitse inke eshatu nziza cyangwa ebyiri nziza cyane. Akimara no kuba yarumukubita yatangiye kuba yakireba ku kiganza akavuga ati yewe kwingi kwingi we. Ubwo kwingi n'uno mugore nawe yatangiye kuba yareba atiki, ariko umugabo yise atangira kuba yamubwira ati umbabarire 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 niba ubabaye, ese nari nzi kuri bubabare. Ubwo agatangira kuba yavuga ati ariko ntabwo bisobanuye ko ubwo nyine mu gihe arimo aravuga ibintu byinshi, umugore uhagaze ku rundi ruhande yatangiye kuba yakweshebura akana nako gahagaze aho ngaho kaje gatangira kuba kavuga ati anko, yewe anko we, ati batubabaje ibambabaje ngiye na mama batubabaje. Ubwo nyine niko kakana kari ku rundi ruhande katangiye kuba kabwira uyu musore cyangwa se uno mugabo ngati bahereye kare batubabaza ibambabaje cyane. Ubwo niko aho ngaho hari undi watangiye kuba yavuga ati si jini we, ati si jini. Ubwo ni si jini cyangwa se si jini. Ubwo niko yahise ahindukira ati biki, ariko akongera akagaruka akareba uno mugore amaje kuba yanyatura yakubita icyo. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati yewe si yawo kwingi we, umva mbe nakubwira. Ariko umugore nawe yatangiye kuba yarira akamubwira ati ibingibi birahagije, ibi birahagije, nta kindi kintu nkeneye kuba nakumva. Umugore agatangira ati se n'icyo ugamije? Umugabo akamubwira ati umva mbe nakubwira ati ntukuzongere kuba wagerageza kuba wabababaza ibyo ngibyo, ntuzongere kuba wabikora. Ati se ubundi no mugore ubundi ni iki yaba yakoze kugira ngo abe nyina yamera nk'aho ahungabanyije bano bantu? Ubwo niko yahise amubwira ati ingengeye kuba nakigendera ndagiye dore akantu ukuntu karize. Kagatangira ati papa, yewe papa. Ubwo umwana nyine yabonye ukuntu papa kubise mama, abonye anakasa ahita atangira kuba yavuga ati papa. Akana ukabona ko byakababaje, ukabona ka kana byakariye byakababaje cyane. Umugabo ariko se wavuga iki cyangwa se wamubwira iki? Yatangiye kuba yavuga ati twigendere. Yakubise umugore we, dore umwana nuko nguko yasigaye arimo arareba. Ariko mbere yuko dukomeza, reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha. Ntiwibagirwe kuba wakora kuri like, mbibutsa ko kana ari agace ka mbere igatangira ino nkuru tugomba kuzabanamo kuva itangiye kugeza irangiye. Ni nziza cyane. Ubwo umugore yasigaranye n'umwana, ariko umwana atangira kuba yahamagara ati mama. Umugore bamucanze mwinke twirebera ngo yababaje ngo uriya mugore ngo ndetse n'umwana nicyo bamuhoye, ariko umugore yasigaranye n'umwana. Ubwo nuko nguko ari aho umugore agatangira kuba yareba umwana akamubwira ati oya wirira mwana wanjye, wirira ibintu byose bimeze neza, nta kintu mama wawe yegeze aba, kandi mama waraza kuba yagumana nawe iruhande rwawe, ntugire ubwoba. Mama wawe ndi kumwe nawe, ntugire ubwoba. Guturuka kano kanya ibintu byose bimeze neza. Ariko umwana yatangiye kuba nyine yarira, cyangwa se n'ubundi yahereye kare arimo arira akavuga ati mama ntabwo uri buze kuba wababara se, cyangwa ntabwo wigeze ubabara. Njye ndi hano ndaza kuba nakurinda, njye ndi kumwe nawe mama, ndaza kuba nakurinda. Ndabizi wababaye nubwo utarimo urabivuga, ariko wababaye mama. Umwana nuko nguko nyine arimo ari kumwe na mama we, arimo aramubwira ngo araza kuba yamurinda. Ariko umwana nawe afite agahinda. Umugore nawe yasigaye aho ngaho muri ubwo buryo, amarira atangira kuba yazenga mu maso, ukabona ko agahinda kamwishi, ukabona ko ibintu byamurenze, ukabona ko nyine nawe yifitiye agahinda. Agatangira kuba yavuga ati birababaje birababaje. We n'umwana basigaye aho ngaho, ariko umwana agatangira ati mama wintera ubwoba, ndabizi wababaye birengeje, ariko wintera ubwoba. Umugore yagumye abwira umwana we ati hangane. Umwana nawe ati mama ihangane. Bose bagahumurizanya, umwana ndetse na mama bagahumurizanya. Umwana agatangira kuba yarira avuga ati mamayi we tayari, dore nuko nguko ibintu byagenze. Ariko ikintu gitangaje, tubonye uriya mugabo amera nk'aho ajyanye n'uriya mugore, ameze nk'aho ajyanye n'undi mugore ndetse n'umwana, niba arabe cyangwa uriya mwana nuba ari uwe ndetse n'umugore
ibyo ni ibintu tugomba kuba twasobanukirwa. ubwo umwe bise Esiyawo Kwingi, idore nuko nguko ari aho ngaho afite impapuro, tayari dore nuko nguko ameze nkaho yafashe umwanzuro w'ibintu runaka, yaje afite impapuro za divorce nuko nguko yazizanye. Tayari aravuga ati kigomba kuba cyaba, icyo kigomba kuba cyaba zino impapuro za divorce. Divorce igomba kuba yakorwa, dore nuko nguko yaje afata impapuro za divorce ndetse n'ikaramu yo kuba yasinya, ayitereka aho ngaho cyangwa se abitereka aho ngaho. Tayari ukamenya ko umugore ikintu agiye kuba yakora ari ugutandukana n'uriya mugabo mu buryo bweruye. ubwo akiri aho ngaho nuko nguko yahise abona telefoni ye, ahita atangira kuba yavuga ati tayari, ubwo niko yitangiye kuba yareba wa mugabo. ubwo nyine si jini cyangwa se si jini, ubwo ngubwo yatangiye kuba yareba akavuga ati ibi byose ni ibimenyetso, ibi kugaragaza ibintu wabaga uri muri muranci inyuma, ibi byose ni ibimenyetso biri kugaragaza ubwo umugore yari afite ibimenyetso by'uriya mugabo. ubwo nyine yatangiye kuba yabibona, yarabibonye byose arabyitegereza. rero aratangira kuba yavuga ati nta mpamvu iyo kuba nagumana nawe si jini we, kuva nakura ubukwe nawe wigeze watwerekaga ko ngewe unkunze ndetse n'umwana watwerekaga ko dukunze, ariko ibyo ngibyo byose byarangiriye aho ngaho. rero ikigiye kuba cyakorwa cyangwa se ikigiye kuba cyagira nuko mfite ibimenyetso, ngomba kuba nafata umwanzuro wo kuba twatandukana. ubwo nuko nguko umugore hari amafoto yahise atangira kuba yakohereza gake gake pole pole, aho ni kuri WhatsApp arimo arandikirana yandikiranya, niba ari kwandikira Sigini, niba ari kwandikira nde. ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati ndakwinginze. ubwo n'umugabo nyine yatangiye kuba yamubwira ati yewe Kwingi, umbabarire nakoze amakosa, ariko ndimo ndagaruka nje kuba nagusaba imbabazi. uwo ni Sigini urimo urabyandika, arimo aramubwira ati ngiye kuba naza ngusaba imbabazi, ariko umugore agatangira ati ibyo nibikureba cyangwa se ibyo ngibyo birakureba, njye ntago bindeba, reka 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 cira biraruga. umugore nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati impeta reka nze nayo nyikuremo, ibyawe byose mbe nabisiga, mbisige, nta mpamvu yo kuba nazungurukana imyanda nk'iyi ngiyi wampaye, ngomba kuba nayigusigira, nkagusigira buri kimwe cyawe nk'uko wakimpaye, ngomba kuba naguhereza ibyawe. Tayari umugore nuko nguko yafashe umwanzuro. hari ukuntu uba ukunda umuntu ariko nyir'ubwite ntabibone. umugore nuko nguko yafashe ya mpeta bamuhaye, ahita ayifata ayinaga hasi, avuga ati n'undi munsi reka reka sinyisabwa. ubwo agatangira kuba akiri aho ngaho haje umwana arimo aramuhamagara ati mama, yewe mama. ubwo nuko nguko nawe yise akebuka, umwana we yaje arimo aramuhamagara ati mama. ubwo ariko nawe ntabwo yakereka umwana agahinda yaba yifitiye, yatangiye kuba yamwenyuramo akamubaza ati nibiki birimo birajya mbere, ibimeze gute? umwana agatangira ati mama, yewe mama. agatangira kuba yamubwira ati twagenda twagenda twakerekera twagenda. umwana nuko nguko nyine yaje arimo arabwira mama we ati twakigendera, akamubwira ati ntaribi tugende, twerekere tugende tunyanyure. Tayari ntumbaze ngo barimo baragiye cyangwa barimo barerekera he, ariko umugore n'umwana nuko nguko bagiye, ndetse n'amafarisi tayari. umwana ndetse na papa na mama we batangiye kuba bafata amafarisi, ukamenya ko urugendo barurimbanyije cyangwa se bo bafashe umwanzuro wo kuba bakigendera. umugore akahukana akagenda akerekera akagenda, ariko akiri aho ngaho dore nuko nguko yatangiye kuba yareba, ukamenya ko yafashe umwanzuro, umwana yafashe umwanzuro, bose bafashe umwanzuro uwo kuba bagenda. umugore nawe akiri aho ngaho agatangira kuba yavuga ati twagiye tugende, nta gituma dusubira inyuma, tugomba kuba twagenda. umugore yarahukanye muri ubwo buryo nuko nguko yagiye. Tayari ndagira ngo ube wandebera, Sigini nawe dore nuko nguko araho arimo aragerageza kuba yahamagara umugore, ariko umugore inimero yiwe imeze nkaho itariho, agatangira ati Sigari we, ko mbona atarimo aransubiza na message namwandikiye, nimero yiwe ntayiriho, ntarimo aransubiza na message namwandikiye. ibi ni ibiki? busa aracyandakarira, ubu ngubu aracyandakariye. Sigini twabonye arimo arakubita umugore, ngo nuko ngo barakaje, ngo ya famiye cyangwa se wa mugore na wa mwana nabo bari bari kumwe n'uno mugabo bajyanye, ariko nawe yatangiye kugenda yishinza amakosa, akavuga ati nakoze amakosa, ahari nakoze amakosa kuba namukubita ibi byose, none se araza kuba yambabarira byoroshye.
araza kuba yambabarira ibyoroshye. Umugabo nicyo ngicyo atangiye kuba yavuga ati namuteguriye impano ariko araza kuba yambabarira. Icyo atazi nuko n'umugore nawe yafashe umwanzuro kuba yakigendera akahukana akagenda. Ubwo umugabo yagiye arimo aravuga ati ndabizi araza kuba yakishima, yishime cyane, anezerwe naza kuba yabona zino mpano namuteguriye. Ibintu araza kuba yabikunda, abishyire ku rundi rwego. Dore umugore nawe nuko nguko yaje tayari mu modoka. Icyo yafashe nk'umwanzuro ni ukuba yakigendera, agata umugabo we akagenda. Twabonye anasiga n'impapuro za divorce. Umugabo nyine ni ukugera mu rugo agahita asinya. Umugore nawe nuko nguko yagiye ariko afite ibitekerezo byinshi. Yagiye arimo aravuga ati bayi bayi, urabeho tayari. Ati tayari yewe esijini we tayari. Dore nuko nguko yahise yigendera. Umugore agenda utyo, ariko dore imodoka umugore arimo nuko nguko irimo iracaho hafi. Hari indi modoka nayo irimo iracaho. Umugore imodoka arimo niyo hirya. Umugabo nawe esijini nawe dore nuko nguko arimo araza yitahira. Dore nuko nguko yarebye hirya, umwana arareba, umugore nawe bose barareba tayari. Dore nuko nguko barebye, n'umugabo nawe arimo arataha yararebye. Yahise abona sijini mu modoka. Dore nuko nguko bose barebanye. Umugore nawe arakomeza iba arigendera, ariko atangira kuba yamubwira ati yewe sweetheart we, yewe mutima, uyu munsi ni isabukuru yawe, uyu munsi ni isabukuru yawe. None se urimo urashaka iki? Urimo urashaka kuba warya iki mama wawe mba nakigutegurira? Ariko umwana agatangira ati ndumva nta kintu nshaka kuba narya, ndimo ndumva ko cyangwa se ndimo ndiyumvamo ko nta kintu na kimwe nshaka kuba narya. Ariko mama we agatangira kuba yamubwira ati yewe niya, ati niya. Ubwo umwana bamwita niya, agatangira kuba yavuga ati none se nicyo ushaka koko niya? Ushaka kuba wakora iki kuri anniversary yawe? Nicyo ushaka kuba wakora basi cyaza kuba cyagushimisha? Umwana ariko wari bise nta bintu waza umubwira. Ubwo mama we nawe yatangiye kuba yatekereza akavuga ati ngomba kuba nagerageza gukora buri kimwe ngashimisha umwana wanjye. Ariko akiri aho ngaho imodoka yahise ifata amaferi bitunguranye. Ubwo hari imodoka yabitambitse. Ubwo atangira kuba yabaza umwana we tumeze neza niya umeze neza? Umwana nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati iki ibi ni ibiki? Ubwo ngubwo hari imodoka yabitambitse imbere. Dore wavuyemo ni sijini sijini. Dore nuko nguko yaje yabitambise utyo. Umugore nawe yarabibonye atangira kuba yavuga ati uyu nguyu arimo arambaza iki? Nawe aravuga ati reka nze mvemo mbanze muhereze cyangwa se mukuriragaho ukuntu. Ubwo nuko nguko yaje amubwira ati niko gute wishyira mu bibazo nk'ibi ngibi, urimo urajya hehe? Ubwo yaje amusaba imbabazi amubwira ati umbabarire yewe kwingi, umbabarire kuba nakoze biriya bintu cyangwa nitwaye kuriya muri buriya buryo, ntabwo nashakaga kuba nabikora. Ariko yatangiye kuba yareba, ntumbaze ngo nicyo arimo aritegereza. Yahise amubaza ati se ubundi ugiye kuba wajya hehe? Nihe ugiye kuba wakerekera? Undi akamubwira ati, ubwo yahise atangira nyine kuba yamubwira ati njyewe nta hantu ngiye kuba najya, nuko niya hari ibyo yari yansabye kugira ngo nze kuba nabimukorera, niyo mpamvu. Umugabo nuko nguko yatangiye kuba yareba akavuga ati none se ku by'ijoro ryashize basi wabimbabariye? Wambabariye ku by'ijoro ryashize? Narinje kuba nagusaba imbabazi, wambabarira? Umugabo nyine yaje kuba yasaba imbabazi umugore. Asa umugore ko nawe twumvishe arimo aravuga nyine ngo umugabo we afite ibimenyetso yamubabarira muri ubwo buryo. Umugabo nuko nguko yapfukamye impande ya niya, atangira kuba yamubwira ati wababariye papa wawe? Ese ko bimeze, ndashaka kuba namarana umwanya munini nawe uyu munsi turi kumwe, nkaba ndi kumwe n'umwana wanjye niya. Ese ko bimeze se, hari ikibazo? Ubwo umwana nyine yatangiye kuba yamubwira ati none se niko bishaka? Umugabo nawe agatangira ati yego ndashaka kuba namarana umwanya munini. Ubwo agahita areba na mama we akamubwira ati nshaka kuba namarana umwanya munini na niya, wamunyima se? Ubwo akavuga ati tugomba kuba twategura ibyo kurya nimugoroba, tugomba kuba twategura ibyo kurya, nawe uraza tujyane se? Dore umugore ukuntu arimo arareba, dore umugore ukuntu arimo arareba akavuga ati iki ngiki kirimo kirambaza ibiki? Ni ibiki kirimo kirambaza? Ariko umugabo agaseka avuga ati nawe uraza tujyane tayari. Dore nuko nguko umugabo yagiye yerekera muri ubwo buryo, arababwiye ati muze tujye gusangira ibya nimugoroba. Ubwo nyine abisabye niya,
arangije ahita abwira n'umugore ati nawe se uraza tujyane. Tayari dore nuko nguko basigaye barimo baramureba umugabo bakamubwira ati genda igenda. Dore umugore nawe yese atangira kuba yabaza umwana we ati yewe mutima, ibimeze gute ibimeze gute, none se urashaka kuba wagenda kwizihiza anniversaire yawe uri kumwe na papa wawe rino joro, none ukaba wanamubwira ngo urabeho cyangwa ukaba wanamusezeraho? Umwana nyine ko nyine batangiye ko bamubwira turashaka kuba wajyayo, umwana yise avuga ati cyane ndabishaka no kuba namusezera. Umugore akavuga ati yes ndabyumva, ubwo ngubwo ni sawa, nuko nguko bigomba kuba byagenda, tugende tubikore cyangwa se twerekereyo, uze no kuba wamubwira ati bye bye ngona uhita umusezera. Ariko mbere yuko dukomeza reka mbe nakubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntibagirwe kuba wakora kuri like. Dore umwana nuko nguko arimo araza, ariko yatangiye kuba yavuga ati sinshaka kuba nakongera kuba nabona papa n'indi nshuro, nyuma y'ibi ngibi sinshaka kongera kuba namubona. Umwana nuko nguko yatangiye kuba yaza arimo arivugisha akavuga ati ikintu ngiye kuba nakubwira ni ukukubwira turabeho papa, nkaba nagusezera yewe mubyeyi rwanya, kuba nawe waba nk'umupapa mubi aho umwana wawe azajya yirirwa avuga ati nshaka kuba nabwira papa wanjye ati bye bye ngona. Ubwo nuko nguko umwana yajyanye na mama we Tayari, ariko umwana we yakamejeje avuga ati njye ikintu ndibuze kuba nakora ni ukukubwira ati bye bye ngona cyangwa se bye bye papa. Ubwo umugabo nyine akimara kuba yakinjira aho ngaho batangiye kumubwira ati yewe Jini we ko watinze, uzi ukuntu nagumye ngutegereje cyane, none se bite? Agatangira kuba yavuga ati nagiye kuba nafata ekweng ndetse ubwo n'umwana nagiye kuba nabazana ahangaha, nari nagiye kuba nabazana, dore bahageze. Ubwo umugore agatangira kuba yatekereza ati se ibi ni ibiki, akatangira kuba yakivugisha ati none se wari waje, ni ukuri ikaze, tubahaye ikaze, imuze dusangire ibyo hamwe nimugoroba, imuze tube twasangira ibya nimugoroba. Umugore agatangira ati dusangire ibya nimugoroba, ngo dusangire ibya nimugoroba. Ubwo nyine niko batangiye kuba bavuga ati idusangire ibya nimugoroba, ariko umwana arimo ararya inzara mama we amukanda amukurura. Umugore nawe agatangira kuba yareba akareba umwana we akavuga ati se karimo arankwiga, ni ikihe kirimo kirajya mbere? Agatangira ati niko mutima, ni ibiki ushaka kuba wambwira ngo iki? Ariko akamubwira ati niba utanabishaka wambwira tukagenda tukava ahangaha, nta birenze wambwira tukerekera tukava ahangaha niba utarimo urabishaka. Ariko umwana yese atangira ati mama reka mbanze nkubwire ikintu cy'ingenzi, ndashaka kuba nabwira papa ati urabeho, ndashaka kuba namusezera, nkamubwira turabeho bye bye ngona. Umwana nicyo cyifuzo yese abwira mama ati ndashaka kuba namubwira ati bye bye ngona. Umugabo nawe ntago azi ikintu bamupangiye, yatangiye kuba yavuga ati niya ati niya. Umwana ati ni ibiki? Ati ngwino tugende, ngwino tugende. Ubwo nuko nguko yaje gake atangira kuba yabwira umwana ati ngwino tugende niya ngwino tugende. Ubwo niko yaje ahita afata kaniya kandi kaniya icyo gashaka ni ukubwira papa we ati papa bye bye genda. Ubwo nuko nguko umugore nawe yabibonye Tayari, dore umugabo nuko nguko yafashe umwana baragenda. Ariko ubwo umugore yasigaye ngo arimo aravuga ati ntago ari amahirwe meza, kuko ngiwe ndaza kuba namufata mujyane kure cyane, niya ndaza kuba namufata tujyane kure cyane. Dore undi nuko nguko arimo arareba, yitegereje uwo basangiye umugabo cyangwa se uwo bahuriye ku mugabo, aza yidugaduga yinaga cyane, agatangira kuba yavuga ati niko isi yawo kwi ingiwe, niko uratekereza koko hano wahaje nyine mu bintu byiza, cyangwa se kuba wajanga uri buze kuba wahabona ibyiza? Undi nawe rero ni karashika yatangiye kuba yavuga ati se urakeka ko ngewe kuba najanga ari ukubera ari we wanzanye, cyangwa se hari ikindi kintu cyanzanye? Reka ntago ari ikintu nk'uko urimo urabitekereza cyanzanye. Icyatumye nza ahangaha nuko ngiye ndi umugore wa Jini, ngewe nuko ndi umugore we, ntago bikunze se cyangwa ntago byishimiye? Rero reka mbe nakubwira ati we ubimenya kuri habara,
urihabara nta kindi kintu nakubwira, dore ukuntu umugore bimurya, ibikamurya tiki urakeka ko uvuze ibintu byiza rero, urimo urakeka ko uvuze ibintu byiza, ndagira ngo mbe nakubwira ati wetegereza uraza kuba wandiba, cyangwa uraza kuba wambona ibintu ndibuze kuba nagukorera. Niba wifuza kuba wahangana nanjye, uraza kuba waruhuka kiriya cyana cyawe maje kuba nakigira ikimuga. Nuko nguko umugore yavuze ngo uriya mwana we ngaraza kuba yamugira ikimuga. Mu buhe buryo se, cyangwa se ashingiye ku kidore? Nuko nguko undi yarebye, baramubwiye ati umwana wawe ngenda haza kuba namugira ikimuga. Ariko nuko nguko yarebye, biramucanga biramurenga, akavuga ati wagwani. Ariko nk'ibisanzwe murabizi neza ntabwo twakomeza episode ya kabiri mutari mwambwira n'ukuntu iya mbere mwayibonye. Niba ari nziza muvuge duhite dukora ka episode ka kabiri, tuvuge ukuntu ibintu bimeze, cyangwa se turebe ukuntu agace ka kabiri nako twakavugurura, tugahita tukabatamo. Ariko mbere yuko dusoza, reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha. Ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Se simubizi ko inkuru yo mwayikunze ari 2 ku munsi, n'iyi ngiyi niba mwayikunze cyangwa se muri buyikunde, mubivuge, mwandike muri comment ukuntu ino nkuru mwayibonye. Niba ari nziza, duhite dukora n'agace ka kabiri kihuse cyane. Ubwo ngubwo ntumubwira ati akandi gace amahitamo n'ayanyu. Ciao naho utaha. Bye bye, ndabakunda cyane inshuti zanjye. Bye.